kuko ari kumucuruza namugurisha bakamu amafaranga ariko aziragazi bari kumwe amafaranga rwema afite ngomba kuyaryaho mabukwe vuga gute suru mu mabukwe reba ziyo none twabikoze ntanga gufata na telefone yawe n'utwanabikoze suba ariko barakurushaho rero ngiye nikwereka ko inshuti yawe by'umwihariko akunda gusigura akazwa n'ibitema bya fake bya bikanya bikabaza basha ntabwo nyenda akazwa n'ubusa ahubwo wowe nyine hari utuntu mvuga ugahita wumva ko bigukomereye akagurisha arasubiza oya mama barira ndabizi kunkunda niyo nagira mama barira ndabizi kunkunda nunkore wavuze ko ndi ikibi wavuze yuko ngutoteza wavuze ko nkwanga sibyo umutima barira nukubera nayo ndi kubona ziriya nkwi nkabona simbasha kurira mvama iyo nsimutse gutya nyine mashakura nimba hari akavumbi kenshi gakabije ugatumuka iyo gatumutse ntakuru ku buryo waza unkanga se gutya nagukanye ubundi ugiye ukanga umuntu mukora ngo gutyo ndetse none iyo ubikora nakwita nsimbuka nzi fresh ariko iyo usanga wabaye sister wanjye nuko nyine twavukiye ahantu hatandukanye yajyaga kuvamo ko dufite agahu kamwe mba ahubwo nkubwire mama Tony yaragiye kunkura iyo kotsa bakayikaranga bakashyira ibirungo bakayimarina bakayima nkayirya kandi ari yanjye ngewe ngende mubwire ngo Tony afata gutya Queen bamukubise inki bya bindi nyine tuzi nge nawe yahise amindura umusazi arambwira ati niba udashaka gutaha namerekeza nkuhaye uzongera ubwajagure kuri Tony ndavuga ni karabaye ariko wari wasinze nakari gusinda navuga ngo wenda umuntu akareba amakosa arimo kuba ngayurira akomeze nakugira inama yo kutazongera ahubwo no kubivuga kubera ko mama Tony uriya mukobwa amufata nk'imwe nyine aramutetesha nk'icyana cy'inyoni niyo wamubwira ngo yamufasha mukata urutoki ntabwo yabyumva aramutetesha byatari buri kintu cyose nyine aba yumva nyine ikintu cyose cyiza gikwiriye umukobwa we nanjye birandenga wagira ngo ntiyavukiye mu cyaro epfiriye ukuntu amufata none se umuntu yava mu ntara akaza agafata Kigali ku buryo atura mu nzu imeze gutya yaravukiye mu cyaro nawe urimo urangira sitori utazi neza we nta nubwo ubona ukuntu uriya mukobwa nawe asigaye yitwara nk'isireyi none Tony none asigaye yambara imva hano nkurikira nkuhe ka gapasu kaza kagafungira feri nyine ku matama y'ikibuno nako gasigaye gakunda ibintu kigize sireyi niyo mpamvu kihambira kuri rwema none se ariko nge none hari ibintu bijya bincanga ngiye nkumirwa ubundi umubyeyi ubureraho umukobwa nuko umubwira ati ntukajye mu basore ntukakora ibi uriya wavuga ngo ondoke umva tunagiye kumukurikiza 100% uzibeshye wongera uvuga umukobwa w'abandi zatabaguhambiriza nkuko babikubwiye none ako kantu ko kuvuga ngo kumukurikiza ko bavuga ngo umwana wasamusura avukana isunzu ubwo Tony we yabagiye gukurikiza nyina simbona ari mabuja umuntu wiyubashye wagira ngo akora mu badepe asubundi akora akaye kazi mba ni Slay Queen ya danje ntabwo bizi none waba ari kumwe n'abagabo barenze bafite amafaranga abagabo nyine big man hano bafite ibifaranga muri Kigali niko kazi akora ntabwo mbizi nimba ari akazi ariko nyine ni Slay ya danje none wamureba nyine yiturije wagira ngo uyu ni ushinzwe nk'akarere ka runaka ibintu bijyanye n'amabuye y'agaciro kumbe akoresha ibuye rimwe ry'agaciro ibuye rimwe ry'agaciro kuvuga niriye nyine nkurikira ngo escote niko bayita ntabwo wuzuye zibashye bivuge bakumva bakwica none banyirukana banshyizeho na kesi yo gufata ku nyine nkugiriye inama ntuzongere kuvuga umukobwa w'abandi
kubera ko akwica nyine ariko hagati aho kiriya kimenyi niyo cyaba ari gisireye umuntu wakipeve niyo yuzuye na salade iri ku ruhande bakimarina ubwo urimo urabwitegereza yari gutambuka hari n'ukuntu nyine ajya nko muri dushe yasohoka arimo nko kwisiga gutya ibiyezi uri kumurunguruka ntabwo nshobora kuruhuka nuko wakunda ucaho ugasanga umuntu arimo arakora ibintu ukareba ugakomeza naza yisiga icyuma cye gifunguye azakumeda amfashe bwo yamvishe inyuma ariko nyine nk'umugabo iryo rero ntabwo ryawe ubwo se ibintu bye bizatangira bite byakuye nyine kugira ngo nawe agire amahoro muri ubu ntabwo mbizi nimba kwino umuntu azamuhungisha akamujyana hehe ko shaka uriya mukobwa nyine njyewe hari igihe bindega nkanamwita umukobwa tubona asigaye afite imico mibi byatara ariko waba uzi ukuntu yizirika kuri rwema icyo nkundira abasore rero nanjye nishyizemo turahaga umunsi yagahaze ni ngo akunda uhaga igishikarete ngo ukaruciraho iryira rukibarangura njye mwangira noneho mwangira ukuntu adakunda kwina njye nkunda kwina rero iyo mbonye umuntu arimo kumufata nabi ni uko nta burenganzira afite muri uru rugo namufungira nko mu kibido urumva nkajya ncugusa harimo n'amazi kugira ngo yumve ibintu amukorera nanjye kwinanira impuhwe pe mbonye ubushobozi namwitwarira kuko nyine ntabwo byoroshye yose ya gahunda yo kumushakira akazi yo igeze kugira ngo tuzamutereke ntabwo byoroshye pe ni ukubisengera none n'akazi ka Kigali ni ruswa y'igitsina nawe warayitanze none ngiye bayinsabye nanayitangira ubu erega abagabo twebwe ntabwo bituvuna singarama se murimo koga muri pisine bantu babona story zawe ndakomeza cyane zawe bigiye ku gipangu nanibereye chat none story fata gatanu ibyanjye nawe sibyo fake go byanjye ni inzira y'umusaraba ntabwo ni amateka ubu koko mama namukoreye iki koko gituma nyohereza gutashya koko buri ishyamba ryose narizengurukamo ngo ndi gushaka inkwi sinzi kurira reba inkwi zose zirimo nko hejuru nazigeraho se gute aho kugira ngo atume gakara kubera icyo mama nyanga koko igihe cyose aba yumva yanuka yankubita cyangwa se akanyeza gukora ibintu nashoboye n'ukuguru kumwe nuko abazungu iyo nkugendeyeho cyane mba numva ndi gutonika sinzi ikintu namukoreye gituma nyanga kuri uru rwego pe ngubu nta nubwo yakohereza agakara ngo abe ari buza gutashya ngewe ibi bintu kuko kandi njyanye izingana gutya nabwo yanuka ubu se ndurira gute hariya ko nari na muremure ngo biveyo koko mama kubera icyamuhotera koko akanyanga aranyanga nanjye nkumva rwose ariko intashima koko ngo ndakwanga ariko nisa ariko ubu koko nzagirene niko mako ntabwo nyanga ngo ndakwanga ubu ko ariko mana nyiri ariko Bikira Mariya mubyeyi kuko umunyarwanda yabivuze ukuri ngo umwana wundi abishya inkonda umwana wundi nta kindi kintu wamukorera ngo kimunyure mako urambabaje ubu ngubu nta kintu n'iki na kimwe ntagukorera nkicara nkagutekerereza nkicara nkakugaburira nkaguhingira mako wancunga inyuma urwagahinga ukavuga ngo ndakwanga ariko umwana wundi n'iki kimunyura ko ariko kurera umwana wundi we
niko mako ntabwo nakugaye ukicara ukivugisha ukagera aho uvuga ngo mama kucyanyanga mako nakureze winyarira bakunzanira ikibondo mako waryamye umwaka wose mu bitaro nkuterura nguheka wineraho nkaheha koko ugeze aho wicara ukivugisha ngo ngewe nyoko ndakwanga nkakwita nkagukorera buri kimwe cyose wabona unteye umugongo ukaza ukageraho uvuga ngo mama aranyanga arantoteza ntabwo unyangama mako ibi byose mbigukorera kugira ngo nawe ejo hazaza mu rugo rwawe uzabeho neza ningira amahirwe nkabona udaheza kwishyika nkagira amahirwe nkabona umviriya nibura uzaba uri umugore uzi gukora ubusa yantaye bingana iki mako nyoko bakuntereye ungana ute ntiwari umwana w'ikibondo nterura ntiwanyariye ukantera iyi agisida yabaye ntabwo nakumazeho umwaka wose winera ngaheha ngo ndakwanga mbabarira nawe uvutse mako ngo ndakwanga ntabwo reka nkubwize ukuri niba hari ikintu kimbabaje muri iyi si mbabajwe n'ijambo uvuze ndababaye umwana wundi koko ntanyurwa ndabibonye ndanyurwa ibintu byose ntabwo unyurwa kuko iyo aza kuba unyurwa wakabaye untekereza ndikokoye warize umwana wanjye atarigeze yiga ndikokora utwo mfite ngo cyanse shango kigira akaguru ndagenda nkugurira akaguru mako ariko byose ubirenzeho ubigize zeru mbabarira ntagahinda ngo kubera yuko ngo gutumye inkwi zo gutashya ese shimishwa no kuzabona ngewe nyoko nturira igiti njya kugusenya ibyo nagukorera bingana iki wa mwana w'umukobwa ni byinshi ese nkubwiye ngo unyiture wanyitura ibingana ntacyo nawe ese utekereza ko iyo ndi kugutuka kuriya nkutoteza kuriya ari urwango yewe mba ndi kukwigisha isi mba ndi kukwereka isi ariko njye urahindukira ukabibonamo umwanzi mama arantoteza mama aranyanga ako akaguru kabuze amafaranga n'akaguze urayazi ku buryo ushobora kwicara ukavuga ngo koko mama wanjye aranyanga mako singiye kukubeshya ndakabura imfura yanjye rukara ndababaye bana ndababaye kusimo babyumve ndababaye mako urambabaje unteye agahinda ntari nyoko wakubyaye mbabarira na nyoko harabyumva mbabarira urambabaje mbabarira nawe ubutse mako mva imbere mako ndakwiyamye mva imbere mpereza n'ukuguru kwanjye reka nkubwire ibi byose nurebe ibintu ukoze akaguru nakaguze amafaranga menshi n'ubundi gukorera intashimwa gukorera ikitumva n'ubundi ntayo nahindura isi ikaza nkayigutereka imbere ntiwazanyurwa ari uwo mugabo ushaka ari ayo mashuri ukeneye niyo nabizana nkabigutereka imbere ntiwanyurwa kubera ko ntari nyoko nakubyaye ariko buriya umubyeyi si ubyara gusa umubyeyi aranarera narakureze nguha buri kimwe cyose sibyo dusangira igijumba kimwe nkwigisha gukomera kw'iyi si ariko ntabwo ubibona aka kaguru rero nakugiriye impuhwe nzi ko ari umwana nk'uko naba narakwibarutse ukurambabaje reka ngiye gushaka undi muntu nawe ubabaye ndakagurisha aransubiza mbabarira ndabizi ko nkunda niyo nagira mbabarira ndabizi ko nkunda ntunkoreho wavuze ko ndi ikibi wavuze yuko ngutoteza wavuze ko nkwanga sibyo naho ubutse mbabarira ni ukubera nawe ndi kubona ziriya nkwi nkabona simbasha kurira mvama ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa sibyo urambwiye kandi ndumvishe reka njyane ibyanjye ikiza nakoze hari undi uzakinshimira kuko wowe ntunyurwa mako ntunyurwa uraka wambabariye wambabariye kuko ubuze ndamamahira isamba gute we unyabiraho unyabiza induru yawe
ntabwo ndakuba noneho sibyo urabasha kumenya agaciro kanjye nka nyoko reba mugiye kwira mbabarira winsiga muri iri numara kumenya agaciro kanjye uragenda wagira uti uransanga mu rugo nkubabarire nk'uko uri kunsaba imbabazi mako ntunkoreho makore mana wafashije kuko ndava muri iri sana gute nta muntu uri hano ngo afashe umwami mana we ndava hano gute kuko ko n'imbago zanjye ntazabona zitaye kuki mana wemeye kuvuga bino bintu mama ari kunyumva rero ibintu byakubayeho byose jya umenya yuko hejuru y'ibindi byose hejuru y'aba bantu hari Imana. we bite sawa umeze neza wapari sawa kandi kwitekereza kagenze sinama ni amahoro yaba amahoro se wankundi ahubwo mva wakufashe tukavuga ntahe biteze ni sawa kwabuze ndahari wese shawapi nose kutakimita shanye neza banahuze ukuntu tu rega icyo dupfa kiruta icyo dupfa urabizi ako kantu ni sawa nyine okay I'm sorry makosa nakoze nyine rwerega biba biterwa n'amarangamutima ngira ndagukunda toni nanjye ndagukunda niyo mpamvu cyangwa best one ntabwo nyine uba ko byagira kure gusa uri inshuti yanjye penda nagukunda biriya si bibaye ibyo hari ikibazo why ntabwo ariko kuva kera ubizi ibintu twacanyemo byose turazira izi story zanjye zawe ndazizi nta mpamvu rero yuko tudufata ibintu ko bitari tubishyire ku rundi rwego baretse twibera abavandimwe twibera inshuti ko nta kintu bitwara okay I'm sorry byankosha ntabwo numva ni best yawe ndi best wawe ariko ngomba no kurwana ibyishimo ngiye kwishima kwanjye nawe nuko naturi inshuti dusangira tuganira ntacimisha no binaba naho ibindi birenze byo cyanaga ni cyiza kandi ariko ndabizi ko iyo muco utayigira sinzi ikintu cyamutera hari igihe nyine byari byanze nyine amarangamutima yabaye menshi ariko it's okay bari reka tubeho birakoreshwa nta kibazo nyine ntabyemera kwanga kumutaba niba biriya bivuyeho ni ukuri ntabwo nzabyongera ndabiretse ngiye kubyikura mu mutwe wanjye numvaga nyine nabuze ahantu mpera niyo mpamvu nakoze kuriya kuntu ariko maze reka kukubwira biriya ntabwo aribyo bigaragaza ko umuntu akunda undi uzi ko biriya ari umujama wa fake atari wa muntu uri best wawe yabikora agahita kwanga reba iyo none tuba twabikoze ntanga gufata na telefone yawe ntitwanabikoze si ubwo ariko wabara kurushaho rero ngiye nikikwereka ko inshuti yawe by'umwihariko akunda gusekura n'ibintu bya fake bya bikanya bikambabaza basha ntabwo nyenda akazwa n'ubusa ahubwo wowe nyine hari utuntu mvuga ugahita wumva ko bigukomerekeje cyangwa se ukabifata uko bitari kandi nta mpamvu nuko ujya ubyiborera sibyo mu rugo se bimeze bite ibyo ngibyo twabivuyeho wambabarira ni uko turi imodoka mu mihoro okay ubundi uri umuntu wanjye nuko ubuze rimwe na rimwe nyine uzaramo utuntu ntazi ubundi ndakwemera ubundi ni we wanjye sasa mama yaraje mama araje sure amaze iminsi ari no kukumbaza
nkavuga se ndamuga ko twashwanye noro yanyica yavuga Rwema nyine ko tumeranye neza ubu ngubu gusaza mu rugo yaramaze iminsi ari kugushaka nyine karibu azaza mbwire ko ari akazi kenshi nagize cyane nagiye mu nama njye ndamubwira namubwiye ngo uri busy kuko ntabwo namubwiye busy uri mu biki ngo nyine uzamubeshya beshya nizere ko utambwiye nk'uko twarakanyije ahita nabivuga se njyewe gusa ubu navuga ko twapfuye urumva nakise okay thank you mama wawe ndamwemera ewana banumva nta muntu atera kimwe nuko uragira nta muntu atera muri nka mama wawe ndamwubaha byata we nyine garuka muri mood twinshuti ntayo it's okay I'm sorry ntabwo bizongera niba birabyavuyeho ni ukuri nta mwanzi wagutera turuka iwanjye none ni karibu mu rugo nk'ibisanzwe n'urufunguzo ugaruka urufate ubundi harya wararusize cyangwa uracyarufite nari kurujyana se ukuntu wari warakaye hakuzi kugira amasura abiri rwego ako rero turabana uya ujye ugomba no kwijijuka ko twari turi inshuti rega njye ntabwo ndi umukobwa ariko ndakwemera kabisa uretse wenda nyine utubazo mba nigira hato na hato ariko ndakwemera uzugaruka agafata umuguzo akagafate rero nushaka unaze none ahangaha nanaraye uratangiye sindi burari mu kigo cy'abashyitsi bite okay sawa bano mu cyanjye bahara nta kibazo ariko it's okay merci beaucoup kandi Bizimana ndakubonye Imana ishimwe telefone yawe umborokore ndahita ewa nako kanya sawa mbere umusuhuza umubwene ndaza kubasuhuza go sarwe sawa umunsi mwiza yego wowe ugiye uzanye ji none nta niyo uri kunywa sinakubwiye ko njyewe na muntu nari kumwe umva inywa abantu se uzajya uhora unywa utuntu tw'utuhayini gusa rega mbona ari iby'abana nkamwe muba mushaka utuntu tw'amasukari mu mubiri kaba gakenewe rimwe na rimwe ni ukuri pe kaba gakenewe pe ahubwo hari akantu nashaka kukubaza wowe ujya umenya utuntu twinshi twa Tony kandi ntumbeshye wibuka ngo buriya ndabizi neza yuko byinshi njye ntazi wowe urabizi kuko umwanya munini niwe mumarana niwe ufite access kuri phone ye cyane sibyo wenda nanjye nta kinamisha ariko hari byinshi nyine utuntu twanye tw'abakobwa muba mufite wamenyera akiri kumwe na mushuti we kuko igihe maze naraje ubundi iyo nabaga mpari yazaga kunsuhuza ubona yabishyushyemo mushuti we nde Rwema se cyane baratandukanye sinabimenya umva nanjye njya mbyibaza nyine ntabwo nabo bari kumwe cyane sinzi ikibazo gihari nimba barashwanye nimba Rwema yaragize akazi kenshi ni uko kw'Imana waba utabizi ntabyo nzi pe ntabwo nzi ikijya mbere neza ubundi Rwema yahoraga hano buri gihe azi ko naje yazakunsura akasuza nyine yazaga ubona nyine yabishyuhiye ashaka kumenya nyine uko meze urabizi ntabwo bakwiye bashaka kwisemba ba nyirabwo gutyo gabaki ariko rega Rwema ni umukwe wacu nawe rwose umukwe wanyu umfashe ushakira amakuru kuko ndashaka kubimenya sinshaka ko Tony na Rwema batandukana uko byagenda kose banagiraye akabazo rwose Tony azarenzeho Rwema ari amafaranga yiwe ngo njye ntabwo ngomba gukena ko none uranyumije Rwema agomba gufata umukobwa wanjye akamutwara niwe ugomba kumubera umugabo ku buryo ziriya kashi afite nawe nzazibona ndetse ko ari umukobwa wawe uzajya uzirya niba kazaba yaramutwaye wanjye ariko nanjye ni ibyanjye ko none umama tunanyumije ngo iki
njye nta gahunda yo gukena mfite niyo gahunda mufite yakoze ni gute wagira umukwe w'umukire ukicara hari ikintu na kimwe wabuze cyakoze ndumve ndatunguwe rero umwana wanjye ni marikazi rero ngomba kumurira kumucuruza aho ndi kumucuruza kuko ari ukumucuruza namugurisha bakamuha amafaranga ariko hazi no gazi bari kumwe amafaranga rwema afite ngomba kuyaryaho uvuga gute uri umumabukwe uri mabukwe udasanzwe ariko nabyiba ngomba kuba umuntu udasanzwe muri makeya muba murimo muramubarira ibintu byose byabaye imibare buriya nkaho ubona nkaho umukobwa gutyo mwiza ugomba kwicara uri kumwe n'umusore ufite kashi cyangwa umugabo ufite kashi urukonyo ku buryo akumenyera imisatsi akumenyera iki ngewe ntabwo nzajya kumushaka nzajya mwese abana banjye ngomba kubarira ahubwo gira vuba vuba nawe utuzanira umuntu ufite akantu sibyo sibyo se umva njye rero nta makuru mfite yabariya ubundi mbabona rimwe bakundanye ubundi bashwanye ibyo byo gushwana nyine tworoheje wowe ahubwo ujye umugira inama umwumvisha uburyo ki atagomba kuremereza ibintu nimba yamukoshereje yaranje babikemura ariko nazamubona izo kashi si kashi gusa utuntu twose afite imitungo afite igomba kuba iyacu tukayisangira nka famiye ubwo bizavamo we bizavamo usabye ubyuka kwigira umwana ushaka kumbwira ko wajya gukunda umuntu udafite amafaranga wowe Sandra nzi kereka nimba utari wowe nzi w'inshuti ya Tony ariko ngewe ntabwo nkunda amafaranga cyane ariko urayakunda si bisaba rega ngo uyakunde cyane ntabwo nyanga pe ni gake gake kuko uracyari umwana utazi responsibility ziri hano hanze uzigize watekereza kure nkakoze numva Rwema afite ibibazo da ubwo se afite ibibazo afite ibibazo pe ahubwo afite amahirwe ntabwo yakoreye ubusa nawe ari kumubarira ntabwo yakoreye ubusa tugomba gusangira nka famiye ari kwenjoyinga kampani y'umwana wanjye nimba ari iruhande rwe nawe ngomba kubiriraho naza kukumenyera amakuru nyine numva uko bimeze nawe cyangwa nawe uze kumubaza yanjye ntabwo napfa kumubaza kuba bimumbarize wumve umwinjirire umenye gahunda usanze barashwanyize twashaka uburyo basubirana kuko nta kosa yaba yaramukoreye ryaba ritababarira nawe ubundi se bamvura yaba ariko gira uve muri ayo ngaho ushaka umuntu ufite kashi ryoherwa umwana w'umukobwa ukiri muto ibintu uri kumbwira kweri ubu kashi aba ari zo nzajya nkina aha si ibyo mwigisha uzi byinshi ukundusha buriya mama ndarengana njyewe nditonze amasengesho yararyoshye ubu ngubu ku kazina kawe ku mazina yawe hiyongeyeho murokore umukristo biraryoshye ariko nta kintu kiryoha gusenga rero uzi ko sinyikwibutsa ahubwo uzi ko ariwo muntu usigaye unyibutsa kuza kugufata tukajya gusenga gusa nyine mba numva biryoshye none warananetesheje singiye n'amaguru si byiza se sigaye ntwara mbese gukizwa kwawe byambereye umugisha nanjye no gutwara kwanjye kwambereye umugisha byakuye umugisha se byewe nagufashije nushaka uzajya no kujya no guhaha ujye umbwira nze ngutware guhaha kandi rwe ariko bitwaye se uzi ko ushaka kuzagira umutesi neza ntabwo nagutwara waho ni hafi cyane ariko tutaramenya mva tekereza ko navaga hariya mu rugo urumva nagera ku rusengero n'amaguru uri kumva ntarakoraga na siporo none ubu wanebwe buri munsi buri buke ajya gusenga murasenga Mana mfashe Rwema ntazaba afite akazi kenshi azaze akazi kose naba mfite nagasiga nkaza tukajya gusenga ese kwi kamubaza wowe urebye uburyo twese tuba twishimye turi kumwe nta kuntu uba wumva bidasanzwe
kwimva bidasanzwe gute sibyo nyine kwishima nk'uko uba wanshimishije waje tukajyana gusenga wambaye akarifiti nyine nkumva ndishimye bidasanzwe ushatse kuvuga ikirwe njye mba numva nishimishije mba numva hari ibindi sinzi uburyo nabikubwira rwe ndabibona kuri kugenda unkunda ariko nanjye ndi kugukunda uko iminsi igenda isha ndi kugenda numva hari ukuntu ndi kwiyumva ariko sinshobora gukundana nawe noneho Tony yanyica kandi nta no kugura mfite sinshobora kubikubwira ese mu kazi si batangiye kubaza ati gusigaye noneho ko tubona ahindutse ntabwo bazi ibyo ari byo ariko se no mu busanzwe n'ubundi wowe wari usanzwe utuje ubundi umuntu bita bigaragara nyine ko hari ikintu cyahindutse ni wa wundi ubusanzwe agira urugomo agira ati niwe bita bigaragara ko yahindutse none ubuzima bwanjye bumeze nk'ubw'abarokore kubera uba utuje ariko uzi nk'iyo uba uri umusazi nyine uderanjana nyine ugira gute umva iyo mba n'umusazi ari kwemera kunjyana gusenga iyo mba ndi umusazi ari kwemera kunjyana gusenga nyine buri muntu umujyana gahoro gahoro hari igihe birangira ahindutse iyo ari umuntu witwaraga nabi iyo mba numva binejeje nyine yewe mba numva ahubwo twakwigumira ku rusengero rero tuzajya kwiberayo yaba ari sawa ese rwose ushobora amasengesho kandi se simba si tuvuye mu masengesho oya abantu ushaka kuvuga ati uyu munsi ndi busenge niyirize sindye mwana njye nkunda bityo yego gwe nayo nkunda kurya pe ariko hari ujya ubikora iyo ubikoze biguha gusabana n'Imana neza n'umutima wawe wose nabyo uzabigerageze rimwe wumve wese naguha ngo iminsi 3 cyangwa icyumweru uzagerageza umunsi uyu umwe n'ubushobora pe nazo uzaba wongeye kuntsinda nzagerageza ariko nkunda kurya we ariko nta n'impamvu yo kwicisha inzara baravuga muri biranditse ngo imibiri yacu ni insengero z'Uwiteka ese kwe koko tuvugisha ukuri wumva nta yandi marangamutima wowe ufite asirwa amarangamutima ameze gute se nta kibazo ufite turi gutekereza cyane oya nta kibazo biterwe bimeze neza ubwo urumva nagira icyo kibazo tuvanye gusenga ko ari ibyishimo bisabiza aseka koko kandi ubona urukundo rwacu n'ubucuti dufitanye nta kindi kintu kibyihishe inyuma wowe nta kuntu uba wiyumva ni ibisanzwe ukamufata nka mwene data dusegare yiremba rumva ari ibintu bisanzwe we uri gutekereza ntacyo rwemba ndi gutekereza ukuntu nta kibazo ufite umeze neza ari gutekereza ukuntu rwose tusigaye tujyana gusenga usigaye bifitiye inyota biryoshye rega birashimishije ni iby'agaciro gusenga kandi noneho ntubirambirwe buriya hari abantu basenga bakanabirambirwa umunsi wigishije icya mbere ku isi ni ukunyurwa n'ibyo ufite urakibuka se cyane kandi buriya nibyo Imana yishimira kubona umuntu nyine anyurwa n'ibyo Imana yamuhaye Imana yabikunda cyane ijambo ry'Uwiteka naryo bavuze ngo ni ifunguro ritunga ubugingo bwacu cyane ririya funguro rero ni ifunguro ry'ibyishimo nanjye ifunguro ryanjye naribonye
shaka tugeze mu rugo gusa numvaga tutahagera amaze aya da ubwajya muri tuba twambaranye akumva warakoze kuza pe ibi byondo bareko yakubinyuramo ni iby'agaciro dore Tony